twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana. Turabifuriza amahoro n'imigisha biva kuri yo, kandi tugarutse muri wa mwanya mwiza mu byigisho byacu bivuga kuri Kristo gukiranuka kwacu. N'ubundi ndi kumwe n'umuvandimwe Tumukunde Yves, ari nawe ugiye kuyobora iki cyigisho. Rero turagira ngo abantu bahuguke kandi Mwuka w'Imana abane natwe. Muzi ko bwashize kwa turimo twiga icyigisho cyavuga by'amategeko n'ubuntu. Mbese Yves, uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye nk'uko n'izindi nazo zari zikomeye. Yego. Bivuga ngo mbese ni ryari ubuturo bwera bushobora gufungwa? Yego, ni ryari ubuturo bwera bushobora gufungwa? Bushobora gufungwa, yego. Nibyo rwose. Rero ndumva twatangira dusenga nk'uko tubimenyereye, maze tukinjira mu cyigisho. Reka dusenge. Uwera Mwami mwiza, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Biratangaje uburyo wemera yuko tuzi imbere yawe tutari tubikwiriye, tutari dukwiriye no kugira icyo tuvuga, ariko kubw'urukundo rwawe ukabitwemerera, tukabumbura iminwa yacu kugira ngo tukuvugire, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Utubabarire gukiranirwa kwacu kose kwatubonetseho, haba mu bitekerezo, haba mu magambo, ndetse no mu bikorwa, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kuvuga he kuba imbaraga yacu, ahubwo imbaraga yawe aba ikora muri twe. Amen. Tuzi yuko hari abakurikiye ibi byigisho kandi hari n'abazacyumva. Turakwinginze ngo twese uduhindurane nabo, tukugirireho umugisha. Umwuka wera agomeze kutubaho uhereye nonaha kugeza ubwo turi buze gusoza tukiri mu buntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye. Amen. Rero nk'uko Yves yari amaze kubibabwira, tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ni ryari ubuturo bwera bushobora gufungwa. Yego. Ndumva rero abadukurikiye baba maso kugira ngo Imana irusheho kutwungura nk'uko isanzwe ibigenza. Yego rwose. Yego. Ngira ngo ko abantu twagiye tubana twize ibyigisho byinshi, kandi byose bitwereka Yesu Kristo gukiranuka kwacu cyane rwose, n'umurimo agenda dukorera umunsi ku munsi. Kandi twakomeje kubwira abantu yuko ubu turimo tugenda twerekera ku musozo. Turi kugenda twerekera ku musozo w'iyi ngingo. Kuri iyi ngingo twari turiho, atari uko ibyo kuyivugaho byose bishize, ndetse atari nuko itazagomeza kuvugwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo muri iyi gahunda hagomba no kujyaho izindi ngingo nazo zikigwa. Yego rwose. Ubwo rero abantu utarize ahereye ku cyigisho cya mbere, yego, yazasubira inyuma agahera ku cya mbere akabyiga byose kugira ngo yumve icyo Uwiteka ashaka kubwira abantu. Kuko hari igihe umuntu atumva ibya nyuma, yego, bitewe n'uko atumvisha ibitangira. uko niko kuri rwose. Ubushize twize amategeko n'ubuntu. Yego. Kandi twabonye aho ibyo bintu byose bihuriye, kandi twabonye uburyo amategeko adakwiriye kwirengagizwa. Uko niko kuri. Ayo mategeko adakwiriye kwirengagizwa kandi akwiriye kwandikwa muri twebwe. Amen rwose. Ibyo bintu turaza kubyumva neza mu cyigisho tugiye kwiga. Yego. Ngo mbese ni ryari ubuturo bwera bushobora gufungwa? Amen. Ndagira ngo dusomere mu gitabo mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Yego. Mu gice cya 8 umurongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa mbere. Reka abantu dufate Bibiliya zacu kugira ngo tujyanirane. Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo, umutwe uravuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Yego. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera heraho mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Yego. Dusomye amagambo akomeye ngo mu byo tuvuga igikomeye, hari ikintu gikomeye. Hari ikintu gikomeye mu byo tuvuga. Yego. Nuko dufite iki? Umutambyi mukuru. Yego. Muri Bibiliya y'Icyongereza ntago banditse ngo ukorera hera ya King James Version, ahubwo baranditse ngo ukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amen. Ntago bashyizeho ngo ahera, ubwo bakoresheje ijambo sanctuary, ukorera mu buturo bwera
bwo mu ijuru, kuko tuvuze ngo ukorera ahera, nyamara ubu dufite umutambyi mukuru urahera cyane. Arahera cyane. Icyo akora mu gihe cya Pawulo yari ari hehe? Yari arahera. Yari arahera. Yego rwose. Yenda ibyo hari abantu benshi bajya babirwanya ntibabyumve neza. Yego. Bakavuga ngo Yesu yagiye ahera cyane akiva mu isi, ariko se niko bimeze? Oya rwose siko bimeze. Yenda ntago tugiye kwigisha iby'ubuhanuzi. Yego. Ariko abantu nibiga igitabo cya Daniyeli mu gice cyaho cya 9 bazasobanukirwa n'ibyo bintu, ndetse no mu gice cya 8 ahari ubusobanuro bw'iminsi 2300 n'ibyumweru 70. Uko niko kuri. Kandi Bibiliya ivuga ko umunsi ungana n'iki mu buhanuzi? Umunsi ungana n'umwaka. Ungana n'umwaka. Ubwo babibona muri Ezekiel cya 4:6. Yego rwose. Ibyo bintu niba byiga bazabona igihe iyo myaka yagombaga kurangirira, ubuturo bwera bukabona kwezwa cyane rwose. Ngira ngo tuziga n'ibyigisho by'ubuhanuzi. Yego. Ko Imana izagenda idutegurira ibyo dukwiriye kwiga. Ariko noneho ngo mu byo tuvuga igikomeye, dufite umutambyi mukuru uri mu buturo bwera bwo mu ijuru. Yego. Ubwo uyu mwanya Yesu ari he? Ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mu kihe cyumba? Mu cyumba cyahera cyane. Mu cyumba cyahera cyane. Ubwo uyu munsi mu byo tuvuga igikomeye, dufite umutambyi mukuru urahera cyane. Urahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mbese abantu ntibavuga ibintu bikomeye cyane. Hari abantu bavuga imbwirwaruhame, hari abantu bivuga ibigwi. Yego. Maze abantu bakavuga bati yatubwiye ijambo rikomeye, yavuze rwose amagambo yadutangaje. Ariko ijambo ry'Imana avuze ngo ibyo ntibikomeye. Hari igikomeye. Ni uko dufite umuntu ukicaye ahera cyane. Ari rwose ku ntebe y'imbabazi. Amen. Ndagira ngo ubushize buriya twize amategeko n'ubuntu, hari ikintu ntekereje. Yego. Buriya mu isanduku y'isezerano harimo amategeko. Yego rwose. Kandi ni intebe y'imbabazi, iri intebe y'ihongerero. Cyane rwose. Bivuze ngo urufatiro rwayo ni iki? Ni amategeko. Ni amategeko. Urebye muri ayo mategeko ari mu isanduku, akwemeza iki nk'uko twabibonye? Icyaha. Akwemeza iby'icyaha. Akwemeza icyaha. Hanyuma wareba hejuru yayo ukabona iki? Maze igihe iryo teka ry'amategeko rije, iyo wubuye amaso uhita kubona imbabazi zayo. Urakoze cyane. Cyane rwose. Ubwo mu gihe wari uri kureba mu isanduku ukabona, uracirwaho iteka, ukubura umutwe ukareba hejuru gato, uhita kubona imbabazi z'Imana ziza zigusanganira. Mu byo tuvuga igikomeye ni uko dufite umutambyi mukuru uri hehe? Uraho. Kandi reka nkubwire ukuntu aricyo gikomeye kurenza ibyo abantu batekereza ko bikomeye kuri bo. Nuko wavuga ijambo rikomeye gute, waba ufite ubutunzi gute, ibyo ngibyo ushobora kubifite ariko uri gucirwaho iteka. Yego rwose. Ariko nyamara iyo kuko Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi, ari iburyo bw'Imana ahera cyane, burya uwo muntu ntashobora gukira. Ubwo hari umurimo ari gukora cyane rwose, kandi ufitiye akamaro abantu bose bari hehe? Bari hano kuri iyi. Bari hano ku isi. Yego. Hari umugabo umwe w'umubwirizabutumwa wavuze amagambo ngiye kubabwira, yavugiye i Romarinda. Yego. Ubwo yigishaga icyigisho arangije aragenda aganira n'abantu ahantu hari ivuriro. Nuko abaza abantu ngo ariko iri vuriro ryanyu rikora amasaha angahe ku munsi? Baramusubiza ngo rikora amasaha 24 kuri 24. None se ko mukora amasaha menshi ibyo mubiterwa n'iki? Baramusubije ngo nuko abarwayi nabo batugeraho buri mwanya. Niyo mpamvu dukora amasaha menshi. Dukora amasaha 24 ku yandi, kuko amasaha 24 kuri 24 abarwayi baba bazi. Ntago babashize. Bamwe bararwara. Yego. Abandi bakora impanuka. Yego. Ubwo ibyo ni ibintu bihoraho, bigatuma n'imiryango ihora ifunguye amasaha 24 kuri 24. Kandi yego. Nuko umugabo aribaza aranababaza ngo mbese byagenda bite? Abashoferi baramutse bigishijwe gutwara neza kandi bagendera ku mategeko, umvyo kintu? Yego. Abaturage bose bakiga gukurikiza amategeko agenga ubuzima. Yego. Ibyo bintu byose bize bakabimenya neza, uburwayi bukavaho. Ngo mbese byagendekera bite ibi bitaro byanyu? Ibitaro byafungwa. Nicyo bamusubije. Yego. Bahise bamubwira ngo ibi bitaro byahita bifungwa, kandi byafungwa kubera impamvu imwe, kuko byabura abakiriya. Kubera yuko umurimo byakoraga waba ugize gute? Waba wasoje niba nta murwayi uhari. Yego. Abantu bose bakabagenda mu mahame y'ubuzima. Icyo umuganga yakoraga cyamaze gushyirwaho iherezo. Ibitaro byafungwa rwose. Ubwo bivuze ngo yego, ntabwo umugambi w'ibitaro wundi
ari uko bikwiriye gukomeza kubaho cyane rwose, ahubwo bifite umugambi wo kumaraho uburwayi. cyakora yenda ibyo mu isi hari n'ababikora ku bw'inyungu zabo Ibyo nabyo bakaba birashoboka bakwangiriza n'abandi, ibyo birashoboka cyane. ariko noneho tugiye ku buturo bwera bwo mu ijuru Urakoze. n'umurimo Yesu agize gute Ariko udukorera. ari kuhakorera Yego. akeneye ko ibyaha bishira. Yego. Mu yandi magambo, niba ari gukora umurimo, kuko agomba kweza ubuturo bwera bugomba kwezwa, ndagira ngo twibutse ku byabaga ku munsi w'impongano mu Balewi 23, Abalewi 23, ibintu byabaga ku munsi w'impongano. yego, no mu gice cya 16 ngira ngo Abalewi igice cya 23, ku murongo wa 23. umurongo wa 23 baravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye haberaho umunsi wo kuruhuka, ube uwo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa karindwi niwo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muyibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho uwo munsi w'impongano, muhongererweho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho, iryo ribabera iteko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Urakoze cyane. Yego. Mbese Jose, Yego. ku munsi w'impongano ibyo byose, ayo mategeko tubonye, yego, mbese habaga hari kubaho iki mu buturo bwera? Ubuturo bwera bwaga buri kwezwa. Yego. Umutambyi mukuru akinjira hera cyane. Ubwo bivuze ngo hari umurimo yakoraga umunsi ku munsi mu bihe bisanzwe. Yego rwose. Ariko noneho hakaba umurimo akora rimwe mu mwaka wo guhongerera iki? Wo guhongera ubuturo bwera cyangwa se kubweza ibyaha bigakurwamo, kuko byakurwagamo bigashyirwa ku ihene imwe muri za zindi ebyiri. Yego. Ubwo ibyo bazabisoma, abantu muzabisome mu gice cya 16 cy'Abalewi. Yego. Ahavuga ngo amategeko y'umunsi w'impongano. Yego rwose. Aho habaga hariho ihene ebyiri, iy'Uwiteka n'ihene ya Azazeli, imwe igatambwa. Yego. Indi noneho ikavugirwaho ibyaha byose ariko byagize gute? Byihanwe, byazanwaho mu buturo bwera, bakayohera mu butayu. Mbese ibyo byabaga bishushanya iki? N'ubundi Satani nawe ku iherezo, abantu bihanye ibyaha byabo, iteka ryose iyo bihanye ibyo byaha bijyanwa mu buturo bwera. Nk'uko ibyaha umunyabyaha yihanaga, maze umutambyi akajyana amaraso mu buturo bwera, ubwo ibyaha bikageze mu buturo bwera, ariko byagomba gukurwa mu buturo bwera ku iherezo ry'umwaka. Byagombaga gukurwamo. Noneho ubuturo bwera bukaba bugize gute? Bukaba burahano cyangwa se burejejwe. Twasomye ngo abantu kuri uwo munsi w'impongano bateraniraga aho hafi. Yego. Bakibabaza imitima cyane. Mbese ku murimo Yesu ari gukorera ahera cyane. Yego. Byamarira icyo umuntu Yesu turamutse tuvuze ngo ari kweza ubuturo bwera, ariko ibyaha bikaguma mu mutima wanjye? Ibyo ntacyo byabimaze. Hari ikintu byakumarira? Ntacyo byabimaze rwose. Bivuze ngo mu murimo ari gukora, yego, no mu byigisho twagiye twiga abantu babirebe, bijyanye nanone n'umurimo wo gukura ibyaha byose byasigaye hehe? Mu mitima yacu. Byasigaye mu mitima yacu cyane rwose. Ubwo bivuze ngo mu byo tuvuga igikomeye, dufite umutambyi mukuru uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, uri gukura ibyaha byose byasigaye hehe? Mu mutima. Byasigaye mu mitima yacu, kugira ngo tube abantu batunganye rwose. Kuko kugira ngo ubuturo bwera bufungwe, yego, nuko abarwayi bose bagomba gukira. Kandi wakoze neza igihe wahuzaga iby'umurimo wa Kristo n'iby'umuganga. Yego. Kuko umuganga wo mu isi usanzwe abagendere guhangana n'ikibazo cy'indwara. Kandi dufite uburwayi bukomeye tunavukana, ni uburwayi bw'icyaha.
Yesu Kristo nawe niwe muganga Yego. w'iyo ndwara. Ubwo rero birahura neza. Ubwo abarwayi bagomba gukira bose ni abarwaye uburwayi bw'icyaha, ariko ni abaje kwivuza cyane rwose, kuko hari abantu badashaka kwivuza nubwo muganga we yifuza ko bagira gute bakira, nubwo ibitaro biba bihari cyane, ntabwo ariko abarwayi bose bajyayo cyane. Uko niko hari uvuga ngo sinzajyayo kandi arapfa rwose, arapfa, niko bimeze. ariko noneho yego, ibitaro byo mu isi byo bishobora kuvura abantu ntibakire, si byose indwara z'umubiri bakaziburira umuti, cyane rwose. ariko mbese umuti w'icyaha urahari, warabonetse, ukivura kandi kigashira, kirashira rwose. none ubwo umuntu waje kukivuza ashaka gukira, ubwo Yesu yahagarika umurimo atamuvuye ngo akire, uwo ntiyaba ari umuganga, uwo ntabwo yaba ari umuganga cyane. Niba Yesu ahari kandi afite umuti, agomba kukivura kandi kikagira gute, kikaranduka ku muntu wese ushaka gukira iyo ndwara y'icyaha. Uko niko kuri. Bivuze ngo rero umurimo Yesu ari gukora ahera cyane wo kweza ubuturo bwera, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyaha twavuze ngo Mana umbabarire nakoze ibi n'ibi, ngo ibyo ngo agiye kubishyira kuri Satani hanyuma gatureke tugumane bya bindi biri muri twebwe, ku buryo dushobora no kuzagera mu ijuru bikarangira twongeye gukora nk'ibyo Satani yakoze. Yego. Ahubwo hari umurimo wo kweza imitima yacu, ibyaha byose birimo bikagira gute, bigahanagurwa, bigashiramo, tugasigara dutunganye. Uko niko kuri rwose. Kandi umurimo Kristo ari gukora urahura n'umurimo w'isuzuma rubanza. Uko niko kuri rwose. Tujye muri Matayo 22. Matayo 22 uhereye ku murongo wa mbere. Matayo 22 uhereye ku murongo wa mbere. Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami niwo ugiye kudusomera. Yego, hari amagambo avuga ngo Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacuje ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatoreye gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire batowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe, abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare, baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranyijwe bakaba bake. Urakoze cyane. Yego. Hano dusomye ubukwe bw'umwana w'umwami. Yego. Yateguye ubukwe kandi atumira abantu, atanga ubutumire ngo abantu babwitabire. Yego rwose. Ariko aho kugira ngo abantu babwitabire, buri wese azana impamvu. Batanze impamvu zabo. Batanze impamvu. Kandi tuzi igihe Yesu yari ari ku isi. Yego. Yaba Yohana Umubatiza yarabwirije. Cyane rwose. Yesu ubwe yarabwirije. Yego. Intumwa ze nazo zagize gute? Zarabwirije. Kandi bararikaga abantu. Cyane rwose. Ariko Abayahudi bari baratoranijwe kuri Katanga ka mbere ngo babanze kwakira iby'agakiza babigeze no mu bandi. Cyane rwose. Barabyanze kandi iyi pica yego niyo iri kugaragara aha ngaha. Ngo umwami ngarababara atwika, aravuga ati umudugudu wanyu nzawurimbura. Mbese muri 70 byarabaye. Uwo mudugudu wabo wararimbutse, i Yerusalemu yarimbukaga. Kuko abantu bari baranze kwakira agakiza Yesu Kristo yagize gute? Yarabahamagaye ngo bamwakire, barabyanga. Maze batanga impamvu, barabyanga rwose. Birangira atoranyije abandi bo kubasimbura. Mbese nta 70 yagiye atoranya abandi? Yego rwose. Icyo nicyo hano biri gushaka kugaragaza. Kandi muri 34. Yego. Imbabazi zarangiye kuri abo bantu. Cyane rwose. Ariko atari uko Imana ishaka kuzibakuraho. Yego. Ahubwo hari amagambo Paulo yigeze avuga ngo ubwo mu byanze
ngo byari byiza ko ari mwe tubanza kubwira ibi. Yego. Ngo ariko ubwo mubyanze duhindukiriye iki? Duhindukiriye abanyamahanga. Yesu yatanze n'ibimenyetso by'uko Yerusalemu izarimbuka. Cyane rwose. Abantu banga kumwumva. Birangira bayirimbukiyemo. Cyane. Mbese tubonye ko hari n'irindi rarika rigomba kugera mu bantu bose. Kuko yaravuze ati ubwo babyanze itsinda rya mbere aragenda atora abandi mu nzira nyabagendwa. Mu nzira nyabagendwa mwege nimwigire muki mujye mu nzira nyabagendwa ahantu hose mubwire abo mubona bose mubabwire baze binjire mu nzu yo gukirizwamo iki? Ubukwe. Kandi bababwiye baraje. Nuko binjiye. Yego. Twasomye ngo mbere gato yuko ubukwe butangira. Yego. Umwami hari umurimo amanje gukora. Hari umwami waje akora umurimo we. Umurimo we yakoze ni uwo gukora iki? Yagendaga areba mu bantu bari mu nzu yo gukizamo ubukwe uburyo bambaye. Akareba niba abantu bose bari aho ngaho bambaye umwambaro w'ubukwe. Bambaye umwambaro w'ubukwe. Cyane. Birangira asanze umuntu utagize gute? Umuntu utawufite. Ikibazo. Mbese hari umuntu n'umwe muri bariya bararitswe bari batumye ngo azave mu rugo azanye umwenda ngo azajye kugura aza wambaye? Oya rwose. Ahubwo bivuze ngo umwenda bagombaga kuwusanga. Barawusanze maze barawuhabwa. Ubwo uwateguye ubukwe. Yego. Yateguye ibyo kurya. Yego. Ategura n'umwambaro bagomba kwambara. Ubwo abantu bose bararitswe bagombaga kuza. Yego. Bagahabwa imyambaro. Uko niko kuri. Ubwo bukwe buratangaje. Mu bukwe bwa hano mu isi dusanzwe tumenyereye uramutse udafite amafaranga ngo wigurire wowe mwambaro ubwo nyine ugera mu bantu bikagaragara ko ufite itandukaniro. Rwose iyo utari bwambarire umugeni cyangwa umusore. Cyane rwose. Hari n'abasiba kubera ko babuze icyo kwambara. Kubera ko ntacyo kwambara kuvuga ati ubuse ndajya mu bukwe nambaye ibyo nsangana. Abantu barampindura iciro ry'umugani. Yego. Ariko ubu bukwe bwo buratandukanye cyane. Abantu bahamagawe uko bari. Cyane. Niba ari babandi bibera ku muhanda barahamagarwa. Cyane rwose. Ngo abacumbagira n'impumyi nabo barahamagarwa. Bose barahamagawe. Kandi ya myenda yabo bambaye ubushwambagara byabizinga ntago babwiye ngo mubanze mugura imyenda. Biragaragara ko ubukwe nta muntu bwahezaga. Ahubwo barabwiye ngo mwebwe nimuze mutaha. Mwebwe nimuze ubwo imyenda murayihabwa. Kandi niko byagenze ntabwo nyiri ubukwe yababeshye. Cyane rwose. Imyenda yarayibahaye. Ahubwo byari bitangaje kubonamo umuntu utawambaye wigize ikigomeke kandi imyenda yatanze. Kandi imyenda ihari. Reka dusome mu migani ya Kristo. Yego. Volume ya 2. Yego. Igice ni cya 24 umugani w'umwambaro w'ubukwe. Yego. Ngo mu mugani w'umwambaro w'ubukwe ubukwe bushushanya ubumwe abantu bafitanye n'Imana. Yego. Umwambaro w'ubukwe ushushanya imico abantu bose bashaka kuzararikirwa muri bwa bukwe bagomba kugira. Ndi gusoma page 44. Ubwo imyambaro y'ubukwe uvuze ko ari imico. Ni imico. Yego. Ngiye gusoma hepfo yaho gatoya. Yego. Umugani werekana ko abajya mu birori bose bagomba kwitegura. Abirengagiza ibyo bazajugunywa hanze. Umwami yinjiye kureba abatumirwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Yego. Aramubaza ati mugenzi wanjye ni iki cyatumye winjira hano udafite umwambaro w'ubukwe? Nawe araceceka. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima aho bazarira bakayekenyera amenyo. Page 45. Yego. Igihe umwami yaraje gusuzuma abatumirwa imico yabo bose yaragaragaye. Ubwo umwambaro bari kwerekana ko ari iki? Imico. Buri mutumirwa wese yahawe umwambaro w'ubukwe. Ikimwe bavugaga. Iki kintu kiri kumvikana? Yego. Buri mutumirwa yahawe umwambaro w'ubukwe. Cyane rwose. Yari impano y'umwami. Amen. Abatumirwa bambaye uwo mwambaro berekanye ko bubashye umwami. Yego. Ariko umuntu umwe yanze kwitegura nk'uko byategetswe. Agasuzuguro kamubujije kwambara umwambaro watanzweho byinshi. Bityo abasuzuguye shebuja. Ntabwo yabonye icyo asubiza igihe umwami yari amubajije ati mugenzi wanjye ni iki cyatumye winjira hano udafite umwambaro w'ubukwe? Nuko umwami aravuga ati nimubohe amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima. Yego. Umve hepfo gatoya. Yego. Umwami wasuzumaga abatumirwa ashushanya umurimo w'urubanza. Ubwo wa mwami waje arimo agenzura yitegereza abantu bose bari mu nzu yo gukizwamo ubukwe. Yego. Kandi yitegereza umwambaro umuntu wese yambaye. Yego. Bamwise umurimo w'iki? Umurimo w'urubanza. Abatumirwa ni abavuga ko bakorera Imana
amazina yabo akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. ubwo ni ukuvuga ngo niba natwe tubivuga ndetse n'abandi bose bari kutwumva ubwo twese duhise twitwa abatumirwa. Abantu bose bwo amazina yabo yanditswe he? Yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abo ni abatumirwa. Yego. Ariko ngo hasanzwemo umuntu utambaye umwambaro. Ubwo mu yandi magambo hari abatumiwe banga kuza. Yego. Ubwo abo twabagiranye n'abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko abatumiwe bakaza. Yego. Bakinjira mu nzu yo gucyurizwamo ubukwe. Yego. Ubwo naba amazina yabo yanditswe he? Mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo noneho bagiye gusuzuma. Ubwo kandi tubivuze mu mvugo yumvikana ku bantu badukurikiye. Yego. Nuko irarika ry'ubutumwa bwiza rigomba kugera ku muntu wese. Imana igakoresha uburyo butandukanye. Yego. Kandi kuri Katanga ka mbere hari abahita ko bajya mu mugabane nk'abantu barayitswe ku nshuro ya mbere ariyo shyanga ry'abayuda. Ubwo abo ngabo ibyo biba bigize gute? Biba birangiye baba barwikatiye. Atari uko Imana ishatse kubarimbura ahubwo uko bakoresha amahirwe yabo nabi. Ariko na babandi bemeye irarika bakaza nabo ntago ibintu bita kubisorezaho, umwambaro wabo uzagenzurwa. Kubera ko bwa mbere icyo kintu uvuze, yego, umwami yasuzumye abantu bari mu cyumba cyane rwose cyo gucyurizwamo iki? Ubukwe. Ubwo abatari mu cyumba wakwirirwa gusuzuma niba bambaye umwambaro? Ibyo ntago wakwirirwa ubijyamo rwose. Ubwo abanze kwihana no kubabarirwa ngo bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Yego. Ubwo uru rubanza ntabwo rubareba. Ntago rubareba. Ntago umwami bari bubiteho. Yego. Kuko twabonye ko ibyabo byo byamaze kwigaragaza. Ni nayo mpamvu nibyo Petero yigeze avuga mu rwa mbere rwa Petero 4:17 aravuga ngo urubanza rutangiriye mu b'inzu y'iki? Y'Imana. Burya b'inzu y'Imana nabo ngabo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'iki? Mu gitabo cy'ubugingo. Arangije aravuga ati none se niba ruhereye mu b'inzu y'Imana iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizabiri. Urakoze cyane. Ubwo ni babandi banzira ariko abapagani. Reka iki gitabo ndetse gukomeza ahubwo nsome mu ntambara ikomeye. Urakoze cyane. Kubera ko yego turi kureba ubukwe, yego, ubu bw'umwana w'umwami, yego, tugiye kubusoma mu ntambara ikomeye ubwaribwo. Urakoze cyane. Kuko ntabwo ari ubukwe nka bwa bundi umugabo asezerana n'umugore, yego, ahubwo bavuze ko ari ubukwe bwa Kristo ahabwa ubwami. Urakoze cyane. Paje 308. Yego. Ariko ndahera 307 kugira ngo iki kintu cyumvikane neza. Yego. Noneho abantu bahite bumva n'insanganyamatsiko turiho. Yego. Igihe ubuturo bwera bushobora gufungwa. Paje 307. Aha haranditswe ngo ukuza k'umukwe kuvugwa hano kuba mbere y'ubukwe nyirizina. Ubwo babihuje na Matayo 25 ku mugani w'abakobwa 10. Ubukwe bushushanya Kristo ahabwa ubwami. Umurwa wera Yerusalemu nshya. Yego. Ariyo murwa mukuru w'ubwami yitwa umugeni. Yego. Umugore w'umwana w'intama. Yego rwose. Ubwo bukwe ndagira ngo abantu bumve ukuntu buteye. Yego. Be kubufata nk'ubukwe bwo mu isi. Nk'ubukwe busanzwe. Kuko dufite amasomo menshi muri Bibiliya avuga ko turi abageni. Yego. Sibyo se? Ko aho badufata batugereranya yenda ngo bagabo mukunda abagore banyu. Yego. Nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira mu Befeso 5, ariko bigasoza Pawulo avuze ngo ariko ibyo ni ubwiru, ngo ibyo mvuga byerekeye Kristo ni iki? Kristo ni itorero. Ariko noneho uyu mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami ntago tugiye kureba noneho twe twitwa abageni. Yego. Ahubwo ni ubukwe bwo guhabwa ubwami. Abantu rero bumva iki kintu neza. Umurwa wera Yerusalemu nshya ariyo murwa mukuru w'ubwami yitwa umugeni, umugore w'umwana w'intama. Marayika yabwiye Yohana ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Umuhanuzi aravuga ati anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka. Yego. Anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva ku Mana mu ijuru ku Mana. Mu buryo bugaragara umugeni hano ashushanya umurwa wera. Yego. Kandi abakobwa bagiye gusanganira umukwe bashushanya itorero. Yego. Mu byahishuwe ubwoko bw'Imana buvugwa ko bwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Niba ari abatorewe ubukwe nanone ntibashobora gushushanya umugeni. Yego. Ikintu kiri kumvikana. Yego. Ubwo abantu bigaga umugeni babirebeye kuri uru ruhande, uyu mwanya tugiye kubyiga tubirebereye kuri uru. Ni ukureba ku mpande zose igiceri. Yego, urakoze cyane. Yego. Ubwo hano ntago twebwe turi abageni cyane rwose. Ntago turi abageni. Niba ari abatorewe ubukwe nanone ntibashobora gushushanya umugeni. Yego. Nkuko byavuzwe n'umuhanuzi Daniyeli
Kristo azahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami n'umukuru nyir'ibihe byose. yego Azahabwa Yerusalemu nshya, umurwa mukuru w'ubwami bwe, yatunganyijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ubwo azaba amaze guhabwa ubwami, azagaruka mu ikuzo rye ari umwami w'abami. amen Umutware utwara abatware aje gucungura abe, bazicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo ku meza ye mu bwami bwe, kugira ngo basangirire mu bukwe bw'umwana w'intama. amen Ubwo mbere y'uko agaruka azabanza ahabwa iki? ubwami Ubwami. Yego. Aricyo cyagaragajwe nk'iki? Nk'ubukwe. yego Kandi twabonye ko umurimo w'umwami ari wo wo gusuzuma ubaho mbere y'ubukwe nyirizina. izina Aha, hano haranditswe ngo 308 mu mpeshyi y'umwaka w'844 itangazo ngo dore umukwe araje ryateye abantu ibihumbi byinshi kwitega ko umukiza agiye guhitaza. yego Igihe cyavuzwe kigeze, umukwe yaraje, nyamara ntiyaje ku isi yego nk'uko abantu bari babyiteze, yego ahubwo yasanze umukuru nyir'ibihe byose ajya mu bukwe kugira ngo ashyikirizwe ubwami bwe. yego Nuko abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, maze urugi rurakingwa. Ntabwo abantu ubwabo bagomba kuba mu bukwe, yego kuko ubwo bukwe bwabereye mu ijuru, kandi bo bakaba bari ku isi, bakiri ku isi. uko niko kuri. Abayoboke ba Kristo bagomba gutegereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, ava mu bukwe, ariko bagomba gusobanukirwa n'umurimo we kandi bakamukurikira kubwo kwizera. amen Mu gihe yinjira ajya imbere y'Imana, yego ni muri ubwo buryo bivugwa ko binjiranye nawe mu bukwe. amen Mu mugani, abakobwa bari bafite amavuta mu macupa yabo ndetse n'amatara yabo nibo binjiranye mu bukwe. Abari bazi ukuri bakuye mu byanditswe, bakaba bari bafite na mwuka ndetse n'ubuntu bw'Imana. Ibintu Yego. byumvikane neza. yego Kandi bari bategereje bihanganye, biga Bibiliya kugira ngo babone umucyo uruseho. yego Bafite ibyanditswe, mwuka wera, Yego. biga ijambo ry'Imana bihanganye ngo babone umucyo uruseho. yego Muri rya joro ryo kugeragerezwamo kwabo gukomeye, abo nibo babonye ukuri kwerekeye ubuturo bwera bwo mu ijuru, yego kandi bamenya uko umukiza yahinduye umurimo we. Bityo kubwo kwizera bakurikiraga umukiza mu murimo yakoreraga mu buturo bwera bwo mu ijuru. amen Uko rero, kandi rero abantu bose bemera uko kuri binyuze mu buhamya bw'ibyanditswe. yego Abantu bemera uko kuri binyuze mu buhamya bw'ibyanditswe byera kubwo kwizera, bagakurikira Kristo aho yinjira imbere y'Imana kugira ngo akore umurimo uheruka w'ubuhuza, yego kandi ku iherezo ryawo agahabwa ubwami bwe. yego Abo bagaragazwa nk'abinjirana mu bukwe. cyane rwose Ngo ari gukora umurimo w'ubuhuza, ariko ngo ku iherezo agahabwa ubwami. agahabwa ubwami Ubwo bwami azabuhabwa nyuma, cyane rwose. kuko baracyari mu murimo we, ari mu murimo w'umwami. yego Cyangwa se harimo isuzuma rubanza n'umurimo w'ubuhuza, hari gukorwa umurimo w'ubuhuza, yego nawe urangiza ngo nibwo azahabwa iki? azahabwa ubwami. Reka tubisome. yego Mu mugani wanditswe muri Matayo 22, iyo shusho y'ubukwe yarakoreshejwe. yego Wumva ikintu? Kandi urubanza rw'igenzura rugaragazwa neza ko rubaho mbere y'ubukwe. Mbese ubu hari kubaho iki? urubanza rw'igenzura, kandi ngo rubaho mbere y'ubukwe. mbere y'uko ubukwe butangira, umwami yinjiye kureba abatumirwa. yego Kiri kumvikana? Kugira ngo arebe ko bose bambaye umwambaro w'ubukwe, umwambaro uraga imico idafite ikizinga, yameshwe kandi yejeshejwe amaraso y'umwana w'intama. yego Uwasanzwe atambaye umwambaro w'ubukwe yajugunywe hanze, ariko abantu bose basanzwe bambaye umwambaro w'ubukwe bemewe n'Imana kandi baboneka ko bakwiriye kugira umugabane mu bwami bwayo no kwicarana nayo ku ntebe y'ubwami. Uwo murimo wo kugenzura imico, wo kwemeza abiteguye ubwami bw'Imana, ni umurimo w'urubanza rw'igenzura, yego ari wo murimo uheruka mu buturo bwera bwo mu ijuru. yego Igihe umurimo w'igenzura uzaba urangiye, ubwo imanza z'abantu bo mu bihe byose bavuze ko ari abayoboke ba Kristo zizaba zimaze gusuzumwa no gufatirwa umwanzuro, icyo gihe nibwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye, yego kandi urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Bityo iyi nteruro ngo abari biteguye
binjirana nawe mu bukwe, maze urugi rurakingwa. Itwerekeza ku murimo uheruka w'umukiza, sibyo? Yego. Ku gihe umurimo ukomeye ugendereye agakiza k'umuntu uzaba urangiye, nibwo urugi ruzakingwa. nibwo ruzakingwa. Yego. Kuko umurimo ari gukorera ahera cyane Yego. ni umurimo w'ubuhuza, sibyo? Yego. Kandi nanone harimo umurimo w'urubanza wo kugenzura abantu bose ko bafite iki? Umwambaro w'ubukwe. Yego. Uwo murimo wo gusuzuma nurangira, urugi ruzagira gute? Baravuze ngo ruzakingwa. Ubwo ubuturo bwera buzaba bugize gute? Buzaba bukinzwe. Kuko wa murimo yakoreraga ahera cyane azaba awusoje, icyo yakoreraga abantu kirasoje, arekeraho kuba umuhuza. Yego. Hanyuma asohoke, yambara umwambaro wa cyami, ahabwa umurwa Yerusalemu. Yego. Hanyuma nyuma yaho ahita agaruka gutwara abamwiteguye bose. Ndagira ngo abantu bumve ikintu. Muri iki gihe turimo, igihe hari umurimo, Yesu ari gukora umurimo w'ubuhuza. Yego. Ari gukora umurimo wo guha abantu bose nanone iyo mico, kuko twasomye ngo aya makanzu ni impano umwami yari yagennye. Yego. Kandi iyi mpano yayihaga umuntu wese wazaga hehe? Mu bukwe. Yego rwose. Ubwo bivuze ngo abantu bose bahamagaye bakemera iryo rarika, ntabwo bari gusabwa kuzana amakanzu. Yego. Ahubwo twasomye ngo mu byo tuvuga igikomeye dufite umutambyi mukuru cyane rwose, uri mu buturo bwera bwa hehe? Yego. Bwo mu ijuru. Kandi niba ari gukura ibyaha mu mitima yacu, ubwo ari kuduha imico ye. Mu yandi magambo, dufite umutambyi uri kuduha ikanzu yera. Uko niko kuri. Dufite umutambyi mukuru. Yego. Uri mu buturo bwera bwa hehe? Bwo mu ijuru. Yego. Uri gutanga umwambaro w'ubukwe. Umwambaro w'ubukwe. Kandi niba wibuka neza, nituza kuvuga abantu bita birarika, n'ubundi tubihuze n'ibyo twagiye twiga, ibyo gukiranuka tugira gute? Tubarwaho nuko tugomeza guhabwa kumwe twabazweho. Niba umuntu yitabye irarika rya Kristo, Imana Kristo amwambika gukiranuka kwe. Yego. Kandi ubwo iyo ni ikanzu. Yego. Ariko iyo kanzu aba agomba kugenda yihabwa, no ntibe nk'icyitiriro, ahubwo ikabiye koko. Yego. Ubwo aragomba kuyigumana. Ubwo rero iyo ni imico Kristo agenda aduha umunsi ku munsi. Reka nsome kugana Yesu. Yego. Ariko mbere yuko mpasoma, mbese muri Tito igice cya 2 handitswe ngo iki? Tito igice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo, Tito 2:11 aravuga ngo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, mu gihe cya none. Urakoze cyane. Yego. Ubuntu bw'Imana butwigisha kubaho twubaha iki? Kubaha Imana. Ubwo mu yandi magambo, binyuze mu buntu bw'Imana tuba turi guhabwa imico yande? Ya Kristo. Page 55 kugana Yesu. Iki gitabo mfite, yego, ni ikigisho kivuga kwizera no kwemera. Haranditswe ngo, imbaraga n'ubuntu bibonerwa muri Kristo bizanirwa uwizera wese, bizanwa n'abamarayika bakorera abantu. Nta munyabyaha n'umwe n'ubwo yashayisha ubwahe waburira imbaraga no kubonera no gukiranuka muri Yesu wadupfiriye. Yego. Nta munyabyaha n'umwe waburira imbaraga aho hantu. Waburira imbaraga muri Yesu Kristo wadupfiriye. Yego. Wadupfiriye ngo abambike ibishura byera, sibyo? Ari byo gukiranuka, abingingira kubaho ngo badapfa. Urumva ko ibishura byera cyangwa se umwambaro, yego, bawise ko ariko gukiranuka. Ubwo ntabwo twaburira uko gukiranuka kuri Yesu. Nubwo naba narakoze ibyaha bingana bite, igihe nje kuri Yesu nje kwivuza kuri we, yego, ntabwo naburira uwo mwambaro kuri we. Kuko twabonye ko mwambaro ntago twawutumwe ngo tujye kuwugura, ahubwo abari batumiwe mu bukwe baje uwo mwambaro bagira gute? Barawuhabwa. Bivuze ngo kugira ngo uyu mwambaro tuwubone, dukeneye gusobanukirwa n'urukundo rw'iki? Urukundo rw'Imana, nk'uko twagiye turwiga kenshi cyane rwose. Buriya Joseph, yego, Imana ikunda abantu, kandi mu maso y'Imana nubwo twe turi abanyabyaha, tumeze rwose nk'abo kurimbuka no gucirwaho iteka,
itubona nk'abantu b'agaciro. uko niko kuri, kuko yaraturemye bwa mbere cyane, kandi bwa kabiri Kristo agira gute? Araducungura. Imana ijya kurema umuntu, yego, ntabwo yari yamuremye ngo izamujugunye, ahubwo yaremye umuntu ngo ayishimishe, sibyo, ayiheshe icyubahiro. Yenda dusomere Yesaya 43, Yesaya 43 umurongo wa 7. Reka abantu dufate Bibiliya turebe Yesaya 43 umurongo wa 7, haravuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, Yego. uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ni njye wamuremye, ni njye wamubumbye. Urakoze cyane. Yego. 21 aravuga ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Nashaka kuyiba 21 ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye, kandi ku murongo wa 7 ngo umuntu naremeye kumpesha iki? Icyubahiro. Umuntu naremeye kumpesha icyubahiro. Yego. Imana ntago yaturemeye gukora ibyo idashaka cyane rwose, ahubwo icyadutandukanije n'Imana ni Yesaya 59 umurongo wa 2. ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Ubwo Imana yo ishaka komatana natwe cyane rwose, ariko gukiranirwa kwacu ngo niko kwagize gute? niko guhita udushyira, niko kudutandukanya na umworera wacu hagati yacu n'Imana. Ariko Imana yose icyo cyari icyifuzo cyayo, ntabwo ari cyo rwose. Ndagira ngo dutekereze kuri iki kintu. Twagiye tubona uburyo Imana igihe umuntu yamaraga gucumura yahise itanga umwana wayo. Ntabwo ari ibintu byoroshye ko umubyeyi atanga umwana we ngo apfe, kandi ari umwana w'ikinege. Yego. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo yagize gute? Yaramutanze. Uko niko kuri. Uriya mugabo navuze watanze urugero rw'iby'ibitaro natangiye mvuga, yego, yigeze kongera kubaza abantu ikindi kintu. Ni ibintu bari kuganiraho. Umubyeyi wabuze umwana we, ariko ari gutanga amamiliyari menshi kugira ngo uwo mwana aboneke. Nuko mu gihe ngo uwo mubyeyi yagendaga yashyizeho amafaranga menshi ngo bamugarurire umwana we, ahura n'umuntu aramubwira ati ariko rero ndabona uri gushyiraho amafaranga menshi ngo umwana wawe aboneke. Ayo mamiliyari yose ahubwo wazanye makeya nkakurangira undi mwana utanaguhenze. Yego. Uwo ngo wabuze ukamureka ukijyanira uwo ngo ukaburokoye n'amafaranga. Yego. Ariko umubyeyi aravuga ngo uyu mwana ndamukunda, kubw'ibyo ngomba gutanga ibishoboka byose. Yego. Uyu mwana akaboneka. Yego. Bivuze ngo Imana ukuntu imeze, ntabwo yari yishimiye ko yazimiza umuntu umwe gusa, icyo byari kuyisaba cyose ngo ivuge ngo uyu nguyu reka mureke, reka ndemundi. Kuko biri kunsaba ikintu kimeze nko kwihekura. Biri kunsaba ikintu kimeze nko kwisenya. Yego. Tereka uyu nguyu rwose mwihorere, hanyuma ndemundi uzanyumvira. Oya. Yego. Mbese yenda iyo tubwiriza hano hari ababyeyi benshi babakurikiye, si byo se? Cyane rwose. Yenda n'abapapa batekereze kuri iki kintu. Yego. Ubaye uri umubyeyi ufite abana 8, hanyuma umwana umwe agahita ananirana, agahita ava mu rugo akagenda akazimira mukamubura, mbese mwatuza mutamushatse ngo mumubone? Ndi gutekereza ko ababyeyi batatuza. Ntekereza ko nta mubyeyi wabikora. Ibaze ubwiye aba babyeyi uti rero wa mubyeyi we n'ubundi ufite abana 7 basigaye kandi bakumvira, wikwirirwa uhangayika kubera uwo ngumwe wagize gute? Cyane wazimiye. Yego. Mbese ibyo bintu umubyeyi yabyumva? Ntaga sinzi ko hari umubyeyi ibintu ushaka kubikora. Avuga ngo reka uyu nguyu mwihorere. Oya. Ngo kuko nsigaranye 7 n'ubundi banyumvira. Umuntu wese ukurikiye ibi bintu, yego, ari kumva ko ikintu yahita akora. Ntago yavuga ngo umwana umwe reka mureke akomeza azimire, ahubwo yakora ibishoboka byose nabo bari mu rugo akaba basizaho, cyangwa se nabo bakamufasha. Kandi kugira ngo ibyo bintu neza bitaza kugaragara nkaho ari ibintu uri kuvuga byawe, ibyo nibyo Kristo yavuze avuga iby'umugani w'intama yagize gute? Yazimiye. Yego. Mbese ntiyari afite izindi 99? Yego rwose. Ariko se imwe yatumye afata gahunda yo kwishaka? Yagiye kuyishaka iyo yari. Uko niko kuri. Bivuze ngo niba umubyeyi nyine atareka uwo mwana ngo azimirire iyo, yego, mbese aramutse abonye umwe mu bana be
ariko uvuga ngo wazimiye n'ubundi yarananiranye mu mwihorera azagwe, umubyeyi byamushimisha? ntabwo byamushimisha, kuko Imana nayo ni uko nguko ikunda abana bayo bose kandi ngo buri muntu imufata nk'aho ari umwe hehe ku isi. bivuze ngo urwo rugero turutanze, buri muntu wese abasha nibura kumva uburyo Imana ireba buri muntu nk'aho ari umwe ku isi, ndetse n'uburyo imukunda cyane ku buryo itifuza kumuhomba. naho yaba yarageze hashayisha akwiriye kumenya ko Imana imukunda cyane. Imana iramukunda, bivuze Ukuri ngo k'ukuri. buriya wowe yego, ni wowe ku isi uhari umeze gutyo. uko niko kuri, kandi koko ikintu kibihamya turongera turebe uriya mugani w'intama yazimiye Luka 15 tubona uburyo yakurikiranye imwe wagira ngo mu cyane cyane ntizihari. Yego rwose. Ubu ku isi ni njye umeze gutya njyenyine, yego, nawe ni wowe umeze gutyo we cyane ubwo rwose. Imana iragukeneye nk'aho ari wowe wenyine, nanjye nkeneye nk'aho ari njye. kandi koko even ndagira ngo mbwire ko nta muntu umeze nk'undi, burya Ntawe rwose, ntawe umeze nk'undi. burya koko iyo urebye Yves ibona wagira ngo niwe Yves wenyine ku isi uhari, kandi koko niwe wenyine. ubwo ntabwo yahitamo kuvuga ngo uyu reka mwihorere, ati reka mfate murumuna wa Yves, cyangwa kubera ko Joseph anyumvira yego, ngo abe ari we nigumanira. kuko Yves atandukanye na Joseph Baratandukanye cyane, twese iradushaka. kandi Yves nawe iramushaka na Joseph iramushaka ndetse n'undi wese. Iyo dusomye amasomo atandukanye muri Bibiliya, yenda dusomera Abaheburayo 11:5, Abaheburayo 11 5. 5 ku bafite Bibiliya reka tujyane. hari amagambo avuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera ko iriho ikagororera abayishaka. Ngo Enoki ngo yanejeje iki? Yanejeje Imana. Twari twasomye isomo muri Yesaya 43 ngo nzanira umuntu naremeye kumpesha icyubahiro. Yego. None Enoki ubwo yasohoje iby'Imana igize gute? Iby'Imana yashakaga. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 22. Yakobo 2:22 hari amagambo avuga ngo 22 ubonye ko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhaniza no gukiranuka. Yitwa inshuti y'Imana. Aburahamu ngo yiswe iki? Yiswe inshuti y'Imana. Yiswe inshuti y'Imana. Dusomeye muri Yesaya 41. Yesaya 41, reka dusubire muri Yesaya abantu bafate Bibiliya kugira ngo tujyane. Yesaya 41 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 8. Umurongo wa 8 haravuga ngo ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Aburahamu ni inshuti y'iki? Ni inshuti y'Imana. Ni inshuti y'Imana. Enoki nawe ngo yanejeje iki? Yanejeje Imana. Yanejeje Imana. Yego. Hari abantu bagiye babaho mu mateka, yego, bagasohoza icyo Imana ishaka cyane rwose, ku buryo icyo Imana yabifuzagaho aricyo cyabaye. Yego. Bakemera gutunganywa nayo, kandi bikarangira bahindutse rwose inshuti z'Imana, ku buryo babaga abantu babiringirwa ku Mana, ndetse Imana ntigire n'ikintu ikora itabagishije inama. Uko niko kuri. Enoki Imana yamumenyeshaga ubwiru bwayo. Yego. Aburahamu nuko cyane, ndetse na Mose nuko byari bigize gute? Byari bimeze. Nuko byari bimeze. Yego. Uyu munsi wa none binyuze mu murimo Yesu ari gukora, n'ubundi arashaka abantu yabona babiringirwa ku isi. Yego. Yatunganya bagahinduka ibikoresho byayo ku isi cyane rwose. Umva, bagahinduka inshuti zayo, ku buryo baba abantu babiringirwa bahesha Imana iki? Icyubahiro. Yego. Binyuze muri uwo murimo ari gukora ahera cyane, ibyo agomba kudukuramo icyaha cyose, sibyo? Umva, Imana ikadusobanurira imiterere yayo tukayimenya. Yego. Ndetse tukamenya gukorana nayo, kuko Enoki nawe twasomye yatangiye atayizi cyane rwose, azi ko izarimbura abakiranutsi n'abanyabyaha bose kabarimurira rimwe, ariko agiye amaze kuyisobanukirwa neza yarayizeye cyane rwose. Mbese ko twabonye impuhwe z'umubyeyi, sibyo? Twazimubonye. Kandi umubyeyi wo ku isi. Yego. Mbese Imana iturutira ababyeyi bo ku isi cyane. Uvuze iryo uvuze amagambo mbera ko nibuka amagambo ari muri Luka 11 yasomye igihe Yesu Kristo yavugaga ku by'umwuka wera uburyo yifuza kumuhereza abantu. Luka 11 ubwo bise ko mbitekereza kuvuga uburyo Imana niba ababyeyi bo mu isi bashobora kugira gute, kugira ibyo bakora, mbese byagenda gute imbere ku Mana ho byagenda gute? Luka 11 umurongo waho wa 11 umurongo wa 11
hari amagambo avuga ngo murongo wa 9, nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? Aho nashaka cyane, none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusaba? Urakoze cyane. Urumva ukuntu Imana ari nziza. Ni nziza cyane. Iravuze ngo mwebwe muri babi, yego, ariko muzi kwita ku bana banyu mukabaha ibyo bakeneye. Yego, kandi mwebwe mutari beza, muri babi rwose, ariko abanyu mubitaho. None Imana yo kwiruta ababyeyi bo ku isi, ni gute yakwirengagiza abantu bayo? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka ko Imana yakwirengagiza intore zayo, ntabwo yakwirengagiza abantu yaremye. Kristo akagira gute? Akabacungura. Yego. Imana ubwayo yabatanzeho byinshi, twaguzwe igiciro cyinshi. Yego. Amaraso y'umwana, bivuze ngo Imana iturebera mu gaciro kw'amaraso y'umwana wayo. Cyane rwose. Iyo turebeye mwaho ngaho, twari turi aho tumeze nkaho ntacyo tuvuze, ariko duhindutse abahenze. Iturebeye muri Kristo Yesu, itureba nk'ab'agaciro, kandi nta kintu yatwima cyatugirira neza. Bivuze ngo abantu bakeneye kunguka kumenya Imana cyane rwose, kuko kugira ngo twizere Imana nk'uko bikwiriye bidusaba kuyimenya. Twiye dukora icyigisho n'ubundi muri runo rukurikirane ngiye n'umuvandimwe Innocent cyavuga ngo abantu bagira ngo ndinde. Yego. Twagerageje kuvuga kuri Kristo, tureba uburyo abantu benshi cyane bamufata. Abantu bamufata nk'umuntu w'umunyamwaga, bamufata nk'umuntu witeguye kubarimbura, ndetse bamutekereza nk'aho Kristo ari umuntu wari ushaka amakosa mw'abantu kugira ngo nagira amahirwe akabona abantu barangaye gato ahereka barimbura. Ariko Kristo atandukanye nuko abantu bamutekereza. Ubu dukeneye kumusobanukirwa. Dusomere mu Bakolosayi. Urakoze cyane. Igice cya 2. Abakolosayi igice cya 2. Usome ku murongo wa 2. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 2. Hari amagambo avuga ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we nimwe ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Dusomere n'igice cya 1 umurongo wa 10. Igice cya 1 umurongo wa 10. Hari amagambo avuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Ayo masomo yombi aratubwiye ngo twunguke kumenya Imana. Soma n'umurongo wa 27. Umurongo wa 27 uravuga ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Urakoze cyane. Yego. Urwa kabiri rwa Petero. Igice cya 2. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 2. Igice cya 2 umurongo waho wa 2. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Urakoze cyane. Yego. Aya masomo yose dusomye arahuriza ku kumenya iki? Ku kumenya Imana. None Petero aratwandikiye ngo yego, ubuntu n'amahoro bigwire hehe? Muri mwe. Mbese twabonye ko ubuntu bw'Imana aribwo buduhesha kubaha Imana no kureka irari ry'iby'isi no kwirinda. Ubwo yakanzu tugomba kuba twambaye imico ya Kristo. Yego. Twayigeraho binyuze mu buntu bw'Imana. None hano turasomye ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri biturutse mubiheshwa no kumenya Imana, yego, na Yesu umwami wacu. Amen. Ubwo binyuze mu kumenya Imana neza. Yego. Ubwo ubuntu buba buri kugwira hehe? Buba buri kugwira muri twe. Buba buri kugwira muri twebwe. Kandi ubuntu niba abantu bashaka kubwumva neza, bagende basome neza muri Luka ku byavuzwe kuri Kristo. Yego. Bikanavugwa kuri Yohana Umubatiza. Yego. Mbese iryo somo twarisoma? Twarisoma. Cyangwa wenda reka turivuge bitewe n'uko igihe cyagiye. Bavugaragaje ko yaba Yohana Umubatiza ndetse na Kristo uko bagendaga bakura, ngo bagendaga bagwiza ubuntu n'iki? Amen. Ubuntu n'imbaraga. Bagendaga bagwiza imbaraga, ubuntu bugwira muri bo. Kandi ubwo ubuntu bunavuga imbaraga y'Imana mu mutima w'umuntu inesha icyaha. Kandi ni imbaraga iva muri iri jambo. Cyane rwose. Reka dusome amagambo ari muri Malaki dusoza. Yego.
tugiye gusoma amasomo make dusoza yego kugira ngo uyu murimo usobanuke Kristo ari gukora. Amen. Malaki igice cya 3 Malaki cya 3 umurongo wa 2. ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umurimo w'umucuzi n'isabune y'abameshi, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Urakoze cyane. Yego. Iyo uhereye mu gice cya 1 n'icya 2 batubwira ibyaha by'abatambyi bari bakoze n'uburyo Imana yari iri kubagaya cyane. Yego. Ariko aho turasomye ngo azacura abahungu bande ba Lewi, ubwo agomba kubatunganya bakaba abantu bakwiriye. Yego. Yohana 15 Yego. umurongo wa 3 Yego. haranditswe ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Yego. Ubwo azabacencura abeza abatunganya. Kwezwa ni iki? Ni iri jambo rizabeza. Ni ijambo. Yego. Urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 25. igice cya 2 umurongo wa 25. umurongo wa 25. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Yego. Urakoze cyane. Iri jambo ngo niryo ijambo ry'ubutumwa bwiza mwagize gute? Mwabwirijwe. Yohana ati mumaze kwezwa n'iki? Mumaze kwezwa n'ijambo. Kwezwa n'ijambo. Ubwo Yesu Kristo arifuza gutunganya abahungu ba Lewi akabacencura. Ubwo hari hakubiyemo abantu bose abahungu ba Lewi. Yego. Ubwo abantu bose hari abantu bagiye bahamagarwa ariko nta mwenda bagize gute? Nta mwenda bafite. Yego. Imana irifuza ko abantu bambikwa iki? Ikanzu. Kuko bantu bitwa abatambyi b'ubwami, abantu batoranijwe, babandi bahamagawe. Yego. Bakwiriye kwambikwa iriya kanzu ariyo igereranywa n'imico yande? Imico ya Kristo. N'imico ya Kristo, ku buryo imitima yabo iba nta cyaha na kimwe kigize gute? Nta cyaha kimwe kirimo. Nta cyaha gisigaye. Yego. Kugira ngo baturwe Imana. Yego. Urumva iyo kintu? Yego. Niba rero tugomba guturwa Imana dutunganye. Yego. Dukwiriye kwemerera iri jambo gutunganya iki? Imitima yacu. Rero kugira ngo ubuturo bwera bufungwe bavandimwe, Yesu ntabwo ajya akora umurimo w'igice cyane rwose. Umurimo yatangiye agomba kugira gute? Kuko ijambo ry'Imana Efeso 1:6 avuga ngo yatangiye umurimo. Abafilipi 1:6 yatangiye umurimo mwiza muri mwe nizagira izawusohoza. Niba rero Imana itagikora umurimo w'igice, ikaba yaratangije umurimo mu mutima wanjye no mu mutima wawe. Yego. Dukomeze kwigira ijambo twunguke kuyimenya cyane rwose, hanyuma ikomeze isohoze umurimo mu mitima yacu. Yego. Uwo kwezamo ibyaha byose. Ubwo igihe twumvise umurimo wo kwezwa k'ubuturo bwera, dukwiriye no guhita twumva n'uburyo imitima yacu Kristo ari kugira gute? Uko ari gukura ibyaha mu buturo bwera bwo mu ijuru, niko akwiriye kuba ari kuyikura mu buturo bwera bwo muri twe. Ari kugenda amara mu byaha byose byihishe n'ibiri mu mfuruka kugera ku ndiba, kugeza ubwo tuzashyirwaho ikimenyetso nk'uko twabizi. Icyaha cya nyuma kimaze kuvamo. Kandi ikindi kintu gikomeye muri kino cyigisho mbona abantu bakwiriye kuzirikana, ni uburyo nta muntu n'umwe burya uzi igihe imbabazi zagira gute zarangirira. Ni Kristo wenyine ubizi, kuko niwe uri gukora uwo murimo. Twabonye yuko umuganga burya yashyira umurimo w'iherezo kuko abona ko abarwayi bagize gute? Abarwayi bashize. Twebwe rero nta muntu uzi abarwayi bo mu isi, uburwayi tuvuga n'icyaha, ntawe uzi ngo bimeze gute. Yesu Kristo nyine niwe ubizi. Yego. Niwe ushobora gufungura, niwe ushobora gufunga. Bakoze cyane. Cyane rwose. Reka twese n'abakurikiye Imana duhana umugisha. Yego. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana. Yego. Mwami wacu dukunda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Amen. Umuririmbyi umwe yararirimbye ati nta kindi cyankiza, nta cyankuramo ibyaha, nta kintu na kimwe kiriho cyantunganya uretse amaraso yawe Yesu. Natwe amaraso yawe yonyine niyo yatwezaho inenge yose. Turagusabye ngo twejeshe amaraso yawe, kuko abazanisha ari abamiseri bishura mu maraso y'umwana w'intama. Yego. Twejeshe ayo maraso binyuze mu kwiga ibyanditswe byera, tugasobanukirwa neza icyo ayo maraso yakoze kuri twebwe, maze biduheshe kukwizera nk'uko bikwiriye. Nibyo nisabira
sabira n'abavandimwe bose bakurikiye n'abazakurikira ikindi gihe, mu izina rya Yesu, amen.